Hello my friend, by the way, noneho nje kubereka ikintu wakora phone yawe ibaye yibana cyangwa se ubaye ufungura application kugira ngo ifunguke bigatwara umwanya munini, muri make igutinza, muri make idakora nkuko bikwiriye, ikora yibana ikwama. By the way, ngiye kubereka uburyo icyo kibazo wagisolvinga. Ufungura application yawe, wamara gufungura application zawe ukajya kuri setting, ugafungura setting. Wafungura setting ukajya ahantu handitse Dura Speed ni igufasha gushyira phone yawe ku murongo ku buryo ikora ibintu byinshi cyane kandi mu gahe gato nta bintu byo gukwama. Ushoboye kuba urimo gushaka Durable Speed ukayibura muri phone yawe. Hano hari na search box, aka kantu kagufasha kugera gute gusacinga iyo Dura Speed. Dura Speed ukaba urayibonye ugasacinga ugahita uyikandaho. Noneho ukimara kuyikandaho uraza hano ukafungura. Aha murabona ko hafunze, urahafungura. Wamara kuhafungura ubu zina application zose zirafunze, zikora gake, zikora zidashaka, zikora zitinda, zikora zikwama. Rero kuzifungura kugira ngo nizige zikora zikwama, uraza ukagenda ufungura. Munako zose turazifunguye. Kuzifungura gutya bivuze iki? Bivuze ko phone yawe uyihaye zina application zose, uzihaye ubushobozi bwo ku accessinga RAM yose uko imeze, ku buryo phone yawe uzajya ikora ibintu byinshi cyane kandi kubikora mu gihe gitoya nta bintu byo gukwama. Nimba ukanze kuri kamera direct igahita yifungura byihuta cyane. By the way, nta kindi mba mbasaba inshuti zanjye ni ugukora subscribe byonyine, ibyo ngibyo biba bihagije. Subscribe yawe niyo nkunga ikomeye kuko hari utuntu twinshi cyane ngera na uploading dutandukanye. Jya ukora subscribe uzajya ubona utuntu dutandukanye. Hola my friends, yari Kevin Ishimwe nkuko mubibona ku ifoto, niwe assistant wanyu, niwe ugenda ubafasha. Aho wagira ikibazo ushoboye kumpamagara kuri izi nomero zikurikira. Kuri izi nomero ushoboye kuhanshakira 0788488807. Ubwo ugize akabazo wampamagara kuri izi nomero cyangwa ukanyandikira no kuri WhatsApp. Murakoze cyane. Hola my friend.